Boneza 2025 Kivu Beach Expo and Festival ubwo yaberaga iboneza byashimishije buri umwe umuteguro udasanzwe n'akazi kigatuje gaherekejwe n'akayaga kari kumwe n'amahombeza aturuka mu kiyaga cya Kivu akahuranya imisozi ya Boneza itagira ukuyisa ikaboneza imagaba. Bamwe bati aho nari ku mucanga nicariye munsi ya tente nkikijwe n'ubusitani sinamenya guko amasaha ari kugenda kuko ibyaberaga Boneza kubitandukanya n'ibyo nabonaga kuri televiziyo by'i Dubai byari byananiye. Muri iki cyegeranyo ndababwira impamvu nyamakuru yatumye Boneza itoranywa mu yindi mirenge ine yose ikora ku kiyaga cya Kivu ngo bariho habera Kivu Beach Expo and Festival n'ingaruka byagize ku baturage bayitabiriye. Mu byegeranyo nakoze mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 hari icyegeranyo nakoze mvuga ko umurenge wa Boneza ari umurwa mukuru w'akarere ka Rutsiro utarabyemeye yemejwe n'amatariki ya 9 kugeza ku ya 15 ukuboza 2025. Abenshi mwabisomye ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye bikorera kuri murandasi. Utarabimenye binyuze muri ubwo buryo yakiriye SMS ubutumwa bugufi kuri telefone bugira buti Kivu Beach Expo and Festival Boneza 2025 Boneza Rutsiro kuwa 9 ukuboza kugeza kuwa 15 ukuboza 2025. Bagakomeza bagira bati muzaze munezerwe n'ubwiza nyaburanga bwa Rutsiro mwese muratumiwe. Umurenge wa Boneza numwe mu mirenge 13 igize akarere ka Rutsiro. Kubera uyu murenge izina ry'akarere ka Rutsiro ryaratumbagiye nuko ikigo cya Irunga Limited kibajije akarere ka Rutsiro umurenge cyakoreramo Expo mirenge 13 kagize abayobozi b'akarere babifite mu nshingano nta kuzuyaza bavugira hamwe bati ubwo se ntimwamutubereye nka mwarimu bazi byazi koko murumva twarenga ku ihoho ryacu Boneza rihuruza abashoramari abahanzi n'abakerarugendo. Bararanganya amaso mu mirenge yose ikora ku kiyaga cya Kivu barenga kuri Mushubati Gihango Musasa Mushonyi Kigeyo na Kivumu baratsimbarara bati niboneza umunyarwanda ati inka nkoronko igira inkomoko. Ibi bishatse kuvuga ko nta kitagira imvano. Ese kubera ikiboneza mbere yuko mbafafanura ibififitse kandi ubwo kanamenya ko uri kumwe na gentleman Emmanuel umva nk'ibisanzwe amafufu n'amafaranga bibafubike abanyafrika mwe ikaze. Iki nicyo gihe ngusobanukirwe n'ibyiza nyaburanga Boneza ifite bitandukanye bikomeza kwigira rudasumbwa. Ese waruzi ko Boneza ari ifite ubuso bunini bukora ku kiyaga cya Kivu? Waruzi ko sikirwa cya Iwawa giherereye mu murenge wa Boneza? Waruzi ko sikirwa cya Bugarura giherereye mu murenge wa Boneza? Ese waruzi ko mu murenge wa Boneza ariho haherereye paruwasi gatolika ya Kinunu yubatswe n'amabuye kuva hasi kugera hejuru ikagira uburebure butangaje n'ubunini rugeretse? Amahoteli sinakubwira, moteri, amashuri agezweho yigenga kugeza ku bitaro mpuzamahanga, imihanda y'umukara traffic road izenguruka utugari tune twose tugize umurenge wa Boneza. Ibi nibyo byatumye kuwa 6 Kanama 2025 ku bufatanye n'ikigo cya Irunga Limited gikorera mu karere ka Rubavu gahana imbibi na Rutsiro muri imwe mu mahoteli aherereye mu murenge wa Boneza habera inama yahuje abikorera n'abayobozi bihagamijwe gufafanurira hamwe igikorwa cya Kivu Beach Expo and Festival mu ndimi z'amahanga muri rwa rurimi rwacu indirimbo yubahiriza igihugu itubwira ko ruduhuza bigasobanura imurikagurisha n'iserukiramuco. Iyi nama yayobowe n'umuyobozi mukuru w'akarere ka Rutsiro Madamu Kayitesi Dative. Muri Kivu Beach Expo and Festival hagaragayemo ibyamamare bitandukanye nka Papa Cyangwe, Theo Bose babireba, Gisupusupu, Mico the Best, Platini ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mbere yuko mbafafanura ingaruka za Kivu Beach Expo and Festival yasizemo Boneza menya ko yagaragayemo amarushanwa mu bisata bigiye bitandukanye nka volley beach, koga, imikino gakondo, kunyabanywa hagati, kugashya, ubukerarugendo bushingiye ku kawa ndetse n'ibindi bitandukanye. Nta gutinda katurebere hamwe ingaruka za Kivu Beach Expo and Festival ku murenge wa Boneza n'akarere ka Rutsiro muri rusange. Ingaruka ya mbere ni ukumenyekanisha akarere ka Rutsiro by'umwihariko umurenge wa Boneza. Kivu Beach Expo and Festival yafashije Boneza kumenyekana binyuze mu kumenyekanisha ubukerarugendo bwabo. Ikindi Kivu Beach Expo and Festival yafashije Boneza guca agahigo ko kwakira abahanzi benshi mu mirenge yose 13 igize akarere ka Rutsiro. Indi ngaruka ya kabiri ni uguteza imbere imibereho n'imyidagaduro. Abashesha kanguye babyitabiriye byababereye umutuvura rubaga impande n'izindi ndwara zo mu zabukuru. Baridagaduye biratinda, stress bazitaho, bashimira akarere ka Rutsiro umurava wabo mu gushakisha ibiteza imbere umurenge wa Boneza n'akarere ka Rutsiro muri rusange.
Ingaruka ya gatatu ni uguhuza abantu no kubaka ubumwe. Kivu Beach Expo and Festival yafashije abajene n'abashesha kanguhe gusabana bakomera ku mahoro n'ubumwe. Ingaruka ya kane, Kivu Beach Expo and Festival yateje imbere imibereho myiza n'ubuhanzi. Birumvikana ni ukumenyekanisha umuco, indirimbo, imbyino n'imyidagaduro z'umuco w'igihugu. Kivu Beach Expo and Festival yashyigikiye ubucuruzi bw'ibintu na serivisi, kuko hari n'abacumbikaga muri hoteli zo ku mucanga. Neza umurenge wa Boneza yararurashe ukaba umugani wakomotse kuri Kazinga kandi abarasa asaga mwaka 1700 ugacibwa iyo babonye umuntu ugize amahirwe yo kubona icyo abandi baririraga. Kivu Beach Expo and Festival ni gahunda igamije guteza imbere ubucuruzi, ubukerarugendo, ubuhanzi n'umuco binyuze mu kumenyekanisha ibyiza nyaburanga birere mu karere ka Rutsiro n'ibihakorerwa. Mu gihe ibikorwa bya Kivu Beach Expo and Festival biba bishyirwa mu bikorwa, habamo umwanya wo kumurika no kugurisha serivisi n'ibintu bitandukanye. Abahanzi bataramira babyitabiriye ubukangurambaga kuri gahunda za leta, gusobanukirwa serivisi zitandukanye zitangwa mu karere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Intego za Kivu Beach Expo and Festival nizi zikurikira: iya mbere ni ukwamamaza no guteza imbere hoteli, iya kabiri ni ukongera ishoramari n'imisoro mu karere, iya gatatu ni ukwagura isoko ry'ibikorerwa mu karere ka Rutsiro, iya kane ni ukumenyesha abaturage serivisi zitangwa mu karere, iya gatanu ni ugukangurira abaturage gahunda za leta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kwa 13 Ukuboza 2025, televiziyo y'u Rwanda inyuze kuri page ya Facebook yanditseho igira iti: mu karere ka Rutsiro umurenge wa Boneza habereye amarushanwa yo gusiganwa mu kiyaga cya Kivu agamije gufasha abatuye akarere ka Rutsiro kwitabira siporo no kuzamura ubukerarugendo bishingiye mu cyiciro cy'abagore. Ikipe iyobowe na Nyirahabimana Chantal niyo yabaye iya mbere ikoresheje iminota 38 n'amasegonda 4 kugera ku ntera ireshya na kilometero 4. RBA Sport. Akarere ka Rutsiro n'umurenge wa Boneza bibifurije kugira iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunani, bagira bati: muramenye ko iyi minsi mikuru ari akagaruka, mutazisanga mwabuze intama n'ibyuma. Bashaka kuvuga ngo mutazisanga mwabuze epfo na ruguru mu itangira ry'amashuri. Boneza byiza byinshi kandi vuba. Nanjye Gentleman Emmanuel mwumva nk'ibisanzwe ni amafufu n'amafaranga bizabafubike. Hasta la vista. Thank you.